gusoma inkuru akavuga ati uyu muntu yavuze kuri ariko reka muhamagare muha akazi ahantu runaka atari muri iki gihugu? Birashoboka cyane rwose 100%, aho ariho hose ku isi nagenda. Upfa kuba ari ibintu bya hospitality kuko nibyo bintu nabashije kwiga muri kaminuza, ni nabyo bintu bimbamo numva nkunze. Habe mu gihugu imbere uwanshaka ashobora kumvugisha, nanjye ndakagakora kandi nkagakora nishimye, ntitaye ngo ni iki umushahara n'uyu. Nagenda nkagakora nishimye kuko buriya ukunda ikintu uragikora kandi ugarana ko kigera ku ntego, n'uwagitangiye nawe agera ku ntego, igihugu kikagera ku ntego, ndetse nawe ubikoramo wo hasi nkabigeraho. Aho ariho hose, habe mu Rwanda, habe ku isi, ariho hose, igihugu icyo ari cyo cyose nshobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose. Uwaba yanyumvisha cyangwa yabonye ko mbishoboye ntabwo byambuza kugenda. Kuko icya mbere ni uko ukunze akazi, ubikunze, ubirimo neza, nta kibazo rwose. Hari ikindi wumva wakongeraho? Icyo nakongeraho ni ugushima, ngashima ubuyobozi bw'u Rwanda, ngashima nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abo bakorana. Muri 2011 Perezida wa Repubulika nibwo yagarukaga ku kintu cya customer care, avuga ngo kuki kitajyamo ingufu, kuki arimo abishishikariza abantu. Na iryo jambo nararyumvishe, byanteye imbaraga zo kugenda ku ishuri kwiga hotel management, kwakira abantu. Nashishikariza rero buri munyarwanda wese aho ari, urubyiruka, umusaza, umukecuru wese, kubishyiramo ingufu kugira ngo umuntu umuzaniye amafaranga atamucika. Kuko nk'iyo urebye mu bindi bihugu byateye imbere usangaho ari umuco, kwakira abantu ni umuco, ntabwo ari ibintu bahendahendaho, ni ibintu biba mu maraso. Nkaba rero navuga ngo umunyarwanda wese aho ari nahaguruke, twubahirize gahunda zashyizweho zijyanye no kwakira abantu, twubahirize amabwiriza, kandi tugendere no ku bumenyi no gushaka kumenya no kwihata kugira ngo ibyo turimo bigende neza nk'abanyarwanda. Ijambo rya perezida ryatumye usubira ujya ku ishuri kwibyiga, nibyo se? Kuko ryatumye ujya kwiga ibintu bya customer care? Ni ukuri nibyo kuko icyo gihe numvisha avuga ngo ngaruke kuri customer care. Icyo gihe narabyumvishe customer care, njya gusanshinga, ndareba mbona nibijyanye no kwakira abantu. Ngize amahirwe kaminuza mpita ngenda njya kwiga kaminuza yabyo, ndabirangiza, ntanabirangije. Niho nakuye inspiration yo kwiga ibintu bya hotel management cyangwa se kwakira abantu.